show nyine abo bakoze kuza kureba ari ngo kumwe byatari nanjye nari ngukumbuye show se Renze umva gomeze bite se nyine ntabwo wabyumva sinzi wagiye ngo warandoze Yes nanjye kare komeze kumura zikora ginge njyamo cyangwa se nzi wawe se ndebe ukuntu bitwara nkwibe sure byahatari njyewe ndi kumwe n'umugabo nimba ntekereza ngo numva mbese niyo turimo tuyibyo dukora nyine ntekereza yamba umugore turi kumwe bivuze ngo nanjye uhora ari giye witekereza mu mutwe wanjye tumva turi kimwe ese tuzabigenza gute kurimo gukunda cyane nari mfite inshuti ariko uratandukanye muri bose gutese mbere yuko nyine duhura tumenyana mbere yuko Imana iduhuza si ukuki Imana nzayishimira nari mfite umuntu twagatura ariko ntabwo byaryoha ntabwo byari fresh turi kumwe beza sure urareka nkubwira uzi impamvu tume ubona bimeze neza kuko nawe umeze neza nyine ariko tunakunda ndakeka twese nawe n'umurya ry'indi sibyo oya ngenda ukunda bizi tumaranye igihe ngira ngo umaze kunyizera ko mbona kira kiriho nagitamizira ubundi harabura iki niko bimeze ntabwo iki ko nanjye ngukunda cyane nase reka nkubwire sibyo muri twazipangiye nawe sibyo tugashaka twigira twe twana kibane na bitwaye kizi wabyemera cyo ni kinini dushobora kugenda twajyana nawe tugafonda ubuzima cyane tukibana nose ko dukundana ko ntabwo nzi yaguma kwihanganira kuzankuna ari uko wenda umugabo we harano yagiye cyangwa se adahari ariko nkubona njye umva uyu munsi Ngina umva naye ndi tayari uyu munsi noneho nahubwo se urubyumva gute nyine sinzi ni igitekerezo nagize ntabwo wareba ukuntu wabitekinika uyu munsi bwose ukarara n'undi cya kigabo cyagiye ikintu kazi wow turirwa natwe ubwo ni wowe noneho sinzi ko ari buke nari kumbuye cyane uyu munsi iri joro sibyo uyu munsi ngiye uyu munsi ndaza kugukorera ibintu ntigeze ngukore shiri ubushize nyine warihutaga ntabwo byagenze neza wagiye gushaka nubise w'imbangamiye nizeye ko atari byandi byawe byo kumvika nyine reka cyagiye kazi ngo araguhamagaye niba nanjye nigomye nkavuga ngo mve mu rugo nta muntu wasigaye nzi turarana nuko ngukunda nuko mba naguha agaciro urana cyagihe nirukanka kubera akazi n'iki nyuma ubonye niya narabibonaga ariko umunsi ndi free nta ndi bujye sibyo just ninjye nawe gusira ijoro ukoze love you too ngo wishimye se cyane sure wese ntabwo ubona ko nishimye uyu none uko wambwiye ngo urarara sinzi niba gutuma imbaraga ziyongera iri joro njye nawe iri joro ni njye nawe ndimo ndarota cyane
urimo urakora iki hano? Wese waje gukora iki? Mama urakora iki hano? Ese burya nawe nakuze wari uri he? Ese Wese waje ku moto. umva nta kimushinzwe umva zana telefone yanjye hano. Mama ni ibi ngibi. Ndabizi ko utari mama. Najyaga nkwita mama kubera ko nkubaha kuri mu rugo rwa data. Papa yagiye mu kazi uramusiga mbere ibi ngibi uza kwigiramo. Papa ntabwo ari umugabo. Ntabwo ari umugabo. Ntabwo ari umugabo. Uyu ni nde wowe? Uyu ni ese uyu rukundo wari waransezeranyije? Ushinzwe cyane. Davis, ndimo kurota cyangwa? Ndimo kurota? No, ntabwo ndi Mbehe rwose igihe mwavuze muvuga nari byanyobeye umuntu arimo kuvuga kumbe ni wowe ariko n'ubundi kare kose undi papa ajya kukuzana mu rugo none nabonaga udashobotse papa yagiye ku kazi uhita uzanga Davis wamburanye iki kuburyo ujya kuryamana na muka data no mbwira wamburanye iki no nta kintu ushaka kumva na kimwe wamburanye iki please wamburanye iki nawe birangira ahangaha gusa wowe ufite ibibazo wowe ntabwo nshaka kumva wese ni wese nakumva iyo wirebye ukuntu ungana ukumeze ubona rero nta gaciro kuko uri mu rwego rwawe wagiye umwanya wa mama nkuha agaciro uzakareke Davis nibwo rukundo wari waransezeranyije bizikonge nawe bose muravuga iki nicyo urimo uravuga umubyeyi ubyaye kangahe ariko ubundi nese ko wagiye numva ntuvuge n'izina ryanjye mu kanwa nese ko wagiye kwishuri ninde waje kwiga aho mba nagiye usurashinzwe wowe ari abafite baje kureba se birakwiye abasore bagiye kwishuri reba yewe nta soni isunga warabyaye uravuga iki kumuvugira se nta mwana afite pe ndebera usa wamburanye ibyo bajya mu bagore noneho Chris umugore wa papa yakuranye iki kumbe ufite iki niyo amasaha wabwiraga papa ngiye guhaha ngiye ahangaha ngiye gusura umudamu mugenzo nahangaha wazaga se ugende bimubwire nahangaha wabaga uje yego ugende bimubwire umva nkubwize ukuri wowe nuraramo ndamenya ko papa yabyaye ikigori abonye siza rebera yewe Davis geze mu bagore mu bacecuru nta soni umusore nkawe ariko nta kintu kigiye uyu nguyu se ubu n'iki kintu yakugeza uri muri icyo rero uzaza uyu reba hano ntuzongere kumpamagara ntuzongere kumpamagara mu rugo uri gufata nta soni niba yewe sohoka ahangaha n'umugore uri kujya mu bana batoya papa se wamubwira iki ku buryo waza ahangaha umva ngiye guhamagara papa mbimubwire ukiva ahangaha ntugere gufata amaguru yangu uraza mu rugo kuko ndabizi neza ko ndabizi neza ko kuko nafashe n'amafoto ariko zose ndazifite nanjye nta gahunda yo gusubira mfite naramuhaza uriya musaza rwose ntabwo uri burutahemo ntabwo ndi butume urutahamo undi se navange ahubwo se usanga uba ahangaha waje kwishingaza kuri uyu musore yego kuzambika ese ubwo nta n'isoni mu muntu w'umugore nkawe ushaje njye nsaza urashaje ujye umenya ko ushaje murehe nawe waje gushaka n'umuhungu mutoya se ubona papa ashaje arashaje reka ndeke n'ubutara amagambo n'umwana nkawe ko ntabwo batungana mva yaba uza kumenya ko ndi umwana ntabwo wakaje wakemera ko dufatanya hano se habaye iki nabiti sawa shu Arene na mama we barakurikirana ngo shu baje kunsura Arene ni gukora iki hano umva ntabwo mbizi ni za mashini nakubwiraga hoya ntabwo ndi kubyumva iyi ni ya mashini nakubwira ko ajya ahangaha ndi bumubone neza ni Davis ese ko ndeba nta kintu cyo kuvuga ufite kandi iyo twaba turi kumwe waba ufite amagambo mva nta n'umwana uri kumwe wo kuvuga ntabwo ndi kubyumva neza utambwira yuko ari Davis wambwiraga cyagiye wahinze ibi ni wa muhungu nakubwiraga nawe noneho ikintu cyantungwe naje musangana na mukadata
na mama wawe se uyu oye ni mukada uyu se ni mama ni mukada ubivuze uko ntabwo ndi nyoko n'umukecuru ushaje gutya sari kuvuga avuga gusa ubwana Davis ko nta kintu uvuga mwabaye muto bundi ntabwo mbyumva neza reka nkubwire na nako ibintu bimeze sawa nta ibiki se ese ubwo nani se kuvanga ibintu bimeze sawa sishiri gahunda yacu ko bayivangavanze gahunda se tubasohore bagenda uko biri kose ibyo twapanze bigomba kuba kuko n'ubundi ntabwo ndi busubire mu rugo byarangiye ndabuze ikintu mvuga pe na numiwe dore niba nkubwo nakubwira sohora zino nkobwa zigende muri iyi minsi cyangwa isohorere ngo harimo kumabokeya ngo za gym ngo za hehe ngo za siporo zindi ngo biki ngo za pisine ibintu nk'ibyo dore nakubwira niyo mpamvu namuhamagaraga inshuro nyinshi kumbi yabaga ari busy yibereye mu bandi bagore uyise niba ngomba cyagiye ngo bafite stress mva ni stress yigendera ndumva umugongo ndiye ese David kuri kino cyo kuvuga ufite bite cyo kuvuga se cyo kuvuga wamundekere n'umugabo muri kumutesha umutwe mundekere umugabo funga umunwa wawe none sura cyavuga ngo umugabo wawe sheri ihorere sheri bari gutera iseseme nshaka kumenya ikintu kimwe hano hantu nshaka ako nawe ufite n'umwanya wo gutakaza uracyamagara za sheri sheri hejuru y'umuntu washatse kugukina ujya no mu bagore bubatse umugore ni nyoko ntabwo ndi umugore wa so ntawe afite agasuzuguro yewe uyu mugore nimva amaherezo ndabona turi burwane umva ariko byawe inshishi zaguye ntabwo usubira mu rugo gira wambara usohoke inde wowe ego komara urabanje nawe nde wasohoka muri iyi nzura turareba ahubwo se ko inshishi zaguye mu kwa papa naho ujye kandi ntabwo ufite kwaguma nshaka kumenya ikintu kimwe shiri nako Davis ko ntabwo byumva neza ukuntu usigaye ujya mu bagore bubatse ukajya gusenya ingo z'abandi ese ubwo ni shiri abandi muri mwesera ari we n'uyu ndetse nshaka no kongera kumva izina sheri kuvuga izina sheri kandi ndashaka no gusohoka mu nzu y'umugabo wanjye mwagigiye ehe se David ko nta kintu ufite cyo kuvuga nta soni ubwo se bizakumara iki gupureyinga abantu bangana gutya sheri bibarere bareke sigara urwana n'umutwaro ngewe bya byose turi kumwe aba ndabirengagiza ndigira ngo ntabonye n'undi munsi bihorere ntuzongere umukobwa n'ubundi ni ubuteshamutwe bwanagusaza gira vuba ugiye usohoka ugenda umvire mu nzu umukobwa ugomba guhitamo usange so ugomba guhitamo niyo vuga vuba usohoka ugenda ahubwo nawe uri gusohoka nawe uri gusohoka sohoka njyayo se aha ni iwanjye sheri sibyo bebe ntabwo byumva neza wasanga ari nawe ugukodeshereza ino nzu Davis niwe vuga ntabwo uri ikiragi vuga se abandi barya amafaranga mba naguhaye niba uyaha niba uyashikisha baba bakurikiye iki se ni iki wabuze basi wabuze iki gusa ngewe nta kibazo birarangira hano gusa ugerekana n'utwana tumeze gutya ngenda komeza gukunda nkuko nagukundaga bibaye byose ndabyirengagiza sheri gira inshinzi mve hejuru igenda tugitangiye kunzamura isukari nana tangira kuhamagara mu izina none se wakihangana wenda ukaba ugiye nkazaguhamagara tukabiganiraho njye nawe Davis ndutishije uno mugore uyu ntabwo ari ukumukurutisha ndashaka ko nkagusobanurira byose tuzahura ngusobanurire byose urabizi ntuzamamagare tugomba kubivuganaho sibyo uravuze ngo ngenda hasigare hari icyo utumva se ahubwo watinze nzaguhamagara tubiganireho sibyo thank you ahubwo mwararindagiye ubwana nkamwe ubundi mama muri mubizi ariko sinabarenganya n'ubu ukeneye batera mukurikira amafaranga mana mbega stress se undi munsi no kwa kangahe nyine I'm sorry nyine kubibereye hano nyine I'm sorry kabisa nyuma y'ibyo byose ariko ndagukunda
nanjye nukura gusa uyu munsi ntabwo nzayibagirwa ubundi turi kuwa kangahe turi ku iyo tariki reka kubitekereza ibyishyira mu mutwe mva nyine nizere ko I'm so sorry ko bibereye hano sibyo ngenda gukunda pe reka nabo nyine ntabwo byabura kuza mu mutwe ariko nta kibazo byarumviye ndashaka kuza kumbabarira sibyo kandi abizi ko uza kumbabarira bari abakobwa bihorere njye niwe nkunda urakurusha bari abakobwa bari hano niwe nkunda iya kandi uraza kubibona ndanayibona ese bose ko bagiye akaba ari we dusigaranye abakobwa b'ubu ndashaje si ko ndashaje akareka ahubwo nibo bashaje no mu mutwe gusaza ni mu mutwe rega ntabwo ari kumya bambabaje nawe araceceka ntanamvugane ntanabuze icyo uvuga reka hano kuvuga icyo wabibonaga okay ntacyo byarangiye okay ubu turi ndashaka ko tugenda tukabyibagiza uri tayari